Francis ni muntu ki? Yavukiye he? Amazina ye nyakuri ni ayahe? Ese byagenze bite kugira ngo yegurire Imana? Ese ni gute yageze aho aba papa? Ni ibiki bidasanzwe yakoze ku ngoma ye? Yapfuye ryari? Yishwe n'iki? Ese iyo papa apfuye bigenda bite? Atabarizwa nande? Bikorwa nande? Asimburwa nande? Asimburwa ryari? Byose ni muri iki kiganiro. Papa Francis yavutse ku itariki 17 z'ukwa 12 1936. Avukira Buenos muri Argentina. Amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Jorge Mario Bergoglio. Papa Francis yavukiye mu muryango w'abimukira bakomokaga mu Butaliyani. Se yitwaga Mario Jose Bergoglio, nyina kitwa Maria Sivori. Papa Francis yari afite abavandimwe babiri, akaba ari we wari imfura muri bo. Papa Francis yavukiye mu muryango w'Abakristo Gatolika. Ntago bari bifashije ariko bubahaga Imana kandi bari bashishikajwe cyane n'uburezi ndetse n'ubupfura. Yari umuhanga bidasanzwe mu ishuri, bigatuma yigirira icyizere ndetse agakundwa n'abandi. Yakundaga gusoma, gusenga ndetse no kwita ku nshuti ze n'abavandimwe. Wowe kora subscribe, like, share and comment tukomeze kuryoherwa n'ibyegeranyo ndetse n'inyandiko zicukumburanye ubuhanga tukugezaho. Byose ni kuri iyi channel ya YouTube. Papa Francis akiri muto yigeze kurwara indwara ikomeye yitwa pneumonia, byaje gutuma kurwamo nk'igice twakwita ikariso y'ibihaha. Ibi byamwigishije kwihangana ndetse no kwihanganira ububabare. Jose Mario Bergoglio cyangwa se Papa Francis, nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, yize ubutabire ndetse n'ibinyabuzima muri kaminuza ya Buenos. Nyuma y'imyaka mike yagize umuhamagaro wo gukorera Imana mu buryo bwihariye. Mu mwaka w'1958 yinjiye mu muryango w'abajesuiti. Nyuma yize filozofi ndetse n'iyobokamana, aza guhabwa ubupadiri mu 1969. Yigishije muri za seminari ndetse n'amashuri ya gikristo. Nyuma aza no kuba umuyobozi mukuru wa seminari. Jorge Mario Bergoglio cyangwa se Papa Francis yakundaga kuvuga ko uburezi ari urufunguzo rwo guhindura sosiyete. Yaje no kuba umuyobozi mukuru w'abajesuite bose mu gihugu cya Argentine guhera mu 1979. Muri icyo gihe igihugu cya Argentine cyarimo intambara y'imbere mu gihugu, aho abene igihugu barwanaga n'ubutegetsi bw'igitugu. Ni intambara yahitanye abarenga 30,000. Papa Francis cyangwa se Jorge Mario Bergoglio yakoze ibishoboka byose ngo arinde abapadiri ndetse n'abakristo bari basumirijwe bendaga kwicwa n'ubutegetsi bwari buriho muri icyo gihe. Mu mwaka w'1992 Papa Yohani wa kabiri yagize Jorge Mario Bergoglio umwepiskopi wungirije wa Buenos. Wibuke aha ni naho yavukiye. Yaje kuzamurwa mu ntera arikiepiskopi mu mwaka w'1998. Yakomeje kwigaragaza nk'umuyobozi wicisha bugufi, agakoresha imodoka isanzwe ndetse agafata ifunguro hamwe n'abandi bapadiri. Mu mwaka w'2001 Jorge Mario Bergoglio yahawe ikuzo na Papa Yohani wa kabiri ryo kuba kardinali. Nubwo aramaze kuba umwe mu bayobozi bakomeye ba Kiliziya, yakomeje ubuzima bwo kwiyoroshya, akajya asura ibigo by'imfubyi, za gereza n'abatagira kivurira. Jorge Mario Bergoglio cyangwa se Papa Francis yakundaga kuvuga ko Kiliziya ikwiye kuba nk'ivuriro riri ku rugamba, aho abababaye bose bashobora gusanga ubuhungiro. Ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu mu 2013, nyuma y'ubwegure bwa Papa Benedicto wa 16, Jorge Mario Bergoglio ari nayo mazina yiswe n'ababyeyi, yatowe n'inama y'abakardinali yitwa Conclave, atorerwa kuba Papa wa 266. Nk'uko bigenda, Jorge Mario Bergoglio yahisemo izina rya Francis kubw'icyitegererezo cy'ubuzima bworoheje bwa Mutagatifu Francis, uzwiho gukunda abakene ndetse no kurengera ibidukikije. Papa Francis akaba ari we wabaye Papa wa mbere ukomoka muri Amerika y'Epfo, ndetse akaba ari nawe wabaye wa mbere ukomoka mu muryango w'abajesuiti wabaye Papa. Igitangaza abantu cyane ni ukuntu Papa Francis atarazwi cyane mu bihugu byo hanze ya Amerika y'Epfo, ariko amaze gutorwa yagaragaje imbaraga zidasanzwe mu gukundwa ndetse no guharanira impinduka muri Kiliziya ndetse no mu isi yo hanze y'amadini. Dore bimwe mu byaranze imiyoborere ya Papa Francis. Yarazwiho gushyira imbere ubuzima bworoshye, ubufatanye, impuhwe ndetse n'ubutabera. Papa Francis yahamagariye Kiliziya gufungurira amarembo yayo abantu bose, cyane cyane abatishoboye ndetse n'abandi batereranwe. By'umwihariko Papa Francis yemereye abaryamana bahuje ibitsina cyangwa se abatinganyi kwakirwa muri Kiliziya Gatolika ndetse bagahabwa umugisha, aho yavugaga ko n'abari abana b'Imana. Yahaye ikaze kandi abashakanye batandukanye ndetse n'abandi batari bazwi mu muryango wa Kiliziya Gatolika. Papa Francis yagize uruhare ku isi yose,
aho yasuye ibihugu birimo Kenya, Iraq, Cuba, Amerika ndetse n'ibindi bihugu byinshi. Mu ngendo nyinshi yagize yahoraga ahamagarira amahanga ubwiyunge ndetse n'impuhwe. Yanagize uruhare mu rukomeye mu kumvikanisha ibihugu birimo Amerika ndetse na Cuba. Gusa mbere yuko dukomeza, kora subscribe, like, share and comment komeze kuryoherwa n'imyegeranyo bicukumburanya ubuhanga, amakuru y'ibyamamare ndetse n'ibindi. Papa Francis yagiye ku buyobozi mu gihe kigoye, dore ko muri icyo gihe Kiliziya yari irimo itakaza abayoboke benshi ku mubare munini. Papa Francis afatwa nk'umwe mu bapapa bagerageje guhindura isura ya Kiliziya Gatolika kugira ngo igere ku bantu bose binyuze mu myanzuro yafataga ndetse n'impuhwe, urukundo n'inzira y'ubwiyunge. Papa Francis yitabye Imana ejo bundi tariki 21 z'ukwa kane mu 2025 saa moya za mu gitondo. Yaguye mu nzu ye ya Domus Sanctae Manthei iherereye Vatican, akaba yarazize stroke cyangwa se guturika k'udutsi dutwara amaraso mu bwonko byakurikiwe n'ihagarara ry'umutima. Ibi byabaye nyuma y'uko yari amaze ibyumweru bigera kuri 3 mu bitaro, aho yari arwaye indwara y'ubuhumekero. Ku itariki ya 23 z'ukwa kane umurambo wa Papa Francis wimuriwe muri Bazilika ya Mutagatifu Petero kugira ngo abakristo babashe kumusezeraho. Imihango yo kumusezeraho izasozwa tariki ya 26 z'ukwa kane mu 2025 azashyingurwa muri Bazilika ya Mutagatifu Maria Mignone nk'uko yari yarabisabye mbere y'uko apfa. Igihe Papa apfuye cyangwa se akegura ku bushake bwe, hiyambazwa inama y'abakaridinari izwi nka conclave, hagafatwa umwanzuro wo gutora Papa mushya kandi hagatorwa umwe muri bo utarengeje imyaka 80 uhereye igihe urupfu rwa Papa wari ruriho rwatangarijweho. Dore uko bigenda, ba karidinari bose batumizwa i Vatican bagaturuka mu bihugu bitandukanye byose byo ku isi. Baba bari hagati y'ijana cyangwa se 120 bagasuzumira hamwe ibibazo bikomeye Kiliziya ihanganye nabyo mbere y'uko bategura amatora. Nyuma hakurikiraho amatora y'umushumba mukuru wa Kiliziya. Ni amatora akorwa n'inama y'abakaridinari bera muri Sistine Chapelle Vatican. Conclave bisobanura ahantu hafunganye kuko nabo baba bafunganywe bonyine, nta tumanaho, nta banyamakuru ndetse yewe nta n'ubuhamya. Dore uko amatora agenda, buri munsi hashobora gutorwa inshuro 2 mu gitondo ndetse n'2 nimugoroba, kandi batora ku rupapuro rwanditseho izina ry'uwo bashaka. Kugira ngo umwe muri batorwe, byibura agomba kuba afite 2/3 by'amajwi yose. Nyuma y'amatora za mpapuro zatoreweho zose ziratwikwa, hagasohoka umwotsi. Uyu mwotsi uzamuka hejuru mu kirere aho abantu bose bawubona kuko uba ufite icyo usobanuye. Hanze haba hari abakristo benshi bategereje kumenya nimba hatowe Papa. Iyo ibyo birangiye, umuyobozi mukuru w'abakaridinari avuga mu rurimi rw'Ikilatini mu ijwi riranguruye cyane agira ati: Habemus Papa! Habemus Papa! Bisobanura ngo dufite Papa. Papa mushya ahindurirwa izina, agahabwa izina rishya, akambikwa ikamba, agasohoka mu idirishya rya Bazilika ya Mutagatifu Petero. Papa mushya agatanga umugisha w'isi yose. Biteganyijwe ko Papa mushya azatorwa hagati y'itariki 12 ndetse na 16 Gicurasi 2025. Akazatorwa mu bakaridinari 135 harimo n'umunyarwanda Antoine Kambanda. Kebuka hano nkubwire, iyi niyo kampani wumva ifite umwihariko w'ubugeni butaboneka ahandi, Genuine Tech Art Limited. Genuine Technology Art Limited. Genuine Technology Art Limited. Genuine Technology Art Limited. Genuine Technology Ni impamo ndakubwira ukuri ko mu isi ikoranabuhanga n'ubugeni butasigaye. Mbere gato mu binyejana byahise, wakeneraga bimwe cyangwa se byinshi by'ubugeni bigasaba ukwezi ngo ukunde ubone umupira wanditseho cyangwa se uriho ibindi bimenyetso wifuza. Ubu bisaba gusa umunota umwe ubona logo igiye ku mwenda wawe uko waba umeze kose. Kwandika ku myenda byo byoroshye nko guseka, byose bikajyana no gushyira amafoto ku myenda wifuza. Hamwe na Genuine Tech Art Limited, ibi byose ngarutseho babizi nka Dawuri mu ijuru. Waramutse ubagannye ugasa n'ubabwira wikinira ngo ni mu nkorera business card y'ubwoko bwose, babikora vuba nk'ababigize umwuga. Naho mu gihe ukeneye gukora certificate na brochures zamamaza, babyumva vuba bakagukorera ibyo wifuza byose. Noneho aho babera inzobere muri ubu bugeni, bandika ku tubuni, udukombe, ibikarito, amakaro n'ibindi, kandi bakabikorana ubushishozi. Uko biri kose ushobora kuba ufite impano yo gukina filime ariko warabuze kamera ndetse na kameramani wakamejeje, unkundiye ukanyumvira, nakubwira ko bano basore n'inkumi bafite kamera yabugenewe mu gukora filime ndetse batanga serivisi yo gufotora mu bukwe.
ibigo by'amashuri, amakampani akeneye kwamamaza, ibigo by'imari, abanyenganda n'abandi mwese mwahasanga ibintu bya karite. Ndavuga muri Genuine Tech Arts Limited. Nukenera kubabona ubasange hano. Mbere na mbere andika iyi nimero: Genuine Tech Arts Limited. Ni inzobere mu bugeni butangaje.